Yesu ashimwe mwene data, ndagusuhuje. Imana y'amahoro iguhe umugisha aho uherereye ndetse nabo muri kumwe n'ibyo uherereyemo. Tujye kwigana ku ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye uyu munsi ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ni ibice byaho 9, duhere ku murongo waho wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Rimwe akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa se ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Nshuti mwene data, nifuje ko uyu mugoroba tuganira kuri aya magambo, amagambo dusanze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9 umurongo waho wa mbere. Tuzakomeze tugejeje twebwe ku murongo waho wa 6, hanyuma wowe nushaka uzarenzeho wumve ko iyi nkuru yagenze, cyangwa se iyi nkuru urayizi, ariko reka dutinde ku magambo make tuvuze bitewe n'umwanya mutoya turi bukoreshe, kugira ngo tutagira wenda uwo turambira cyangwa se dutuma wenda agira ubunebwe bwo kuba yakumva iyi nyigisho, kuba yakumva ubutumwa Imana yashatse kuvugana nawe kuri uyu mugoroba. Aha ni ahantu bigaragara ko Yesu yari ari muri misiyo, yari ari mu butumwa, ari kugenda ari kumwe n'abigishwa be. Ariko nubwo yari kumwe n'abigishwa be, abigishwa be nabo bakundaga kujya mu mubiri, nk'uko natwe uyu munsi akenshi tujya mu mubiri, nk'uko abo tubana nabo akenshi bajya mu mubiri, bakareba uburyo tubayeho, bakabona uburyo turi mu kibazo runaka, bakabona uburyo turi mu kigeragezo runaka, bikabatera kujya kure, bikabatera gucumura, bikabatera kutuvuga, bikabatera kutwibazaho, bikabatera gushidikanya ku Mana, ku mikorere y'Imana, bakibaza ngo kubera iki uriya muntu, kubera iki uriya muntu ari we uhora mu bukene, kubera iki uriya muntu ari we uhera mu burwayi, kubera iki uriya muntu ari we ugaragara nabi muri sosiyete, ari we abantu babanga, ari we abantu bavuga. Ese buriya ntabwo ari ibyaha byinshi yakoze? Ese buriya ntabwo ari igihano yaba arimwo kubera ibyaha yakoze, kubera imivumo y'ababyeyi, kubera amakosa ababyeyi be bakoze? Haleluya. Ndagira ngo ubwe mwene data, nawe birashoboka ko ahantu utuye uyu munsi, cyangwa se ahantu ukorera uyu munsi, cyangwa se ahantu ugenda uyu munsi, hari uko abantu bakubona, kandi uko bakubona mu by'ukuri bakaba bakubona mu ishusho itari nziza, mu ishusho itanejeje, mu ishusho idasamaje. Ariko mu by'ukuri nubwo bakubonye gutyo, hari icyo bahita bakora, hari icyo bahita bagaragaza. Icyo bagaragaza cya mbere ni ukukuryanira inzara, ni ukukunyega, ni ukukuvuga, ni ukuguha akato, ni ukujya kure yawe, ni ukukwishisha, ni ukutakwakira, ni ukutagutumira, ni ukutaguha karibu, bitewe n'ibihe urimo. Haleluya. Mwene data, najya nkubwire ngo hari ibihe abantu tujya tugeramo, hari ubuzima tujya tunyuzwamo, bigatuma abantu batuvaho. Si n'abantu gusa bakure, n'ab'umuryango wawe, n'inshuti zawe magara, n'uwo mwashakanye, n'uwo mwateretanaga nka fiyanse wawe, akaba yafata umwanzuro wo kujya hehe, wo kujya kure yawe, yo kukureka bitewe n'uko akubona. Haleluya. Iki ni ikibazo rero abigishwa bagize, babaza Yesu, haramubaza ngo ese uyu muntu nubwo asaba ngo umukize, ubundi iyo umwitegereje ibyo abantu bamuvuga, ko abantu bamubona, ubundi ubona ikibazo cyarakomotse he? Haleluya. Icyo nkundira rero Yesu mwene data, Yesu yaje kugukiza, Yesu yaje kugutabara, ntabwo areba aho ikibazo cyaturutse,
nubwo ahazi hagatinda aho ngaho, nta nubwo atinda ku buremere bw'ikibazo ufite, ahubwo mu by'ukuri atinda yuko ubabaye, atinda yuko umuntu aje gukiza ababaye, ababajwe n'uburwayi runaka, ababajwe n'ikigeragezo runaka, ariko nanone ababajwe n'amagambo abantu bamuvuga. Mwene data yabwiye ngo akenshi iyo uri mu kigeragezo, mu kibazo, abantu bakuvuga nabi, kandi uko bakuvuga nabi, uko bagufata nabi, uko bagupfobya, uko gutesha agaciro, ndagira ngo ubwiye ngo ni ibintu bigaruka bikakwikubita hejuru, byamara kukwikubita hejuru bikarushaho kugushwanyaguza, bikarushaho gutuma cya kigeragezo ufite gisharira, bigatuma cya kigeragezo noneho ubasha kucyumva mu buryo bwikubye kangahe, kubera ko wabuze uguhumuriza, kubera ko wabuze ukwereka urukundo, kubera ko wabuze ukwakira, ukajya aho wumva nawe uriyanze, ukageraho nawe ukumva ko Imana yagutaye, Imana yakuretse. Ariko Imana uyu mugoroba ije kuvugana nawe ikintu gikomeye, irakubwira ngo mu by'ukuri nubwo abantu bavuga ko icyo kigeragezo gihari kubera amakosa yawe, gihari kubera ko mwacumuye, gihari kubera ko umuryango wawe wakoze ibizira, gihari kubera yuko nawe uzi amahano, uzi inzira wagendeyemo, ariko nagira ngo utangarize ngo iby'Imana idukorera uyu munsi ntabwo ari impanguhe, ntabwo Imana ireba mu by'ukuri ku byiza wakoze ngo abe ari byo bituma ikugirira neza, ntabwo ireba ibibi wakoze ngo bitume ikwitura inabi, kuko Imana igiye ibigenza gutyo ntabwo uyu munsi njye nawe twakumbye kuba tukiriho. Witekereze neza, nanjye nitekerezeho neza. Ni ukuri Imana ijya kuba ihaniraho, ikareba ikibi nakoze, ikareba ibyaha byanjye, igahita ifata umwanzi ikavuga ngo kubera yuko wakoze gutya nkufungiye ibi n'ibi, uyu munsi njye nakagombye kuba naribagiranye. Kandi nawe wisuzumye neza wasanga wakagombye kuba waribagiranye. Haleluya. Barangije bajya kuri uyu muntu wari ufite ubumuga utabona, yaravutse gutyo, barabaza ngo ese mwami, ubundi uyu muntu uri gusakuza ngo numukize, ubundi uyu muntu uri udutesha umwanya utumye dutinda mu rugendo, ubundi gatiki uyu muntu byagenze bite? Ese ubu ntabwo ari ibyaha by'ababyeyi be, ari we ndetse n'ababyeyi be, ninde wakoze ibyaha? Yesu abigisha ikintu gikomeye, nawe ngira ngo uyu munsi ufate ukimenye ku buzima bwawe, kuko nukimenya hari ukuri bwongere kugira gukunda Imana muri wowe, hari ukuri bwubahe abantu bari mu kigeragezo, hari ukuri busindagiza abantu bari mu kibazo n'ikigeragezo, hari ukuri bubakire, hari ukuri bubafate, hari ibyo uri busobanukirwe birenze uko wajyaga usobanukirwa muri wowe. Ntabwo ngo ntabwo uyu muntu mu by'ukuri kuba abayeho gutya ntabwo biterwa n'ibyaha byinshi yakoze, ntabwo bitewe n'uko ababyeyi be bakoze ibyaha, ahubwo ibi byose byabereyeho kugira ngo bizabe icyigisho, bizigisha abantu benshi, bitume abantu benshi bamenya Imana, bamenya imikorere y'Imana, bamenya ko Imana mu gihe runaka igira imbabazi, bamenya yuko Imana ifite imbaraga zo gukiza. Haleluya. Nawe mwene data birashoboka yuko utinze mu kigeragezo, utinze mu kibazo runaka, ariko mu by'ukuri atari uko wacumuye, atari uko nk'uko nawe ubyibonaho yuko ari uko wacumuye, oya, atari uko abantu bakubona ko wacumuye, atari ko bimeze, ahubwo ari kugira ngo mu gihe runaka Imana iziyubahishe, mu gihe runaka Imana izahindura amateka, babandi bakuvugaga, babandi baguciraga imanza, babandi bagufatagaho ijambo, babone ko Imana mu by'ukuri igusubije gutabaye, bitume bayicira bugufi, bitume hari abakizwa kubera ko yakunyujije aho hantu ukabasha kuhatambuka neza w'imaraye. Turabazi benshi babaye intwari mu kigeragezo, bihanganye. Habwa Imana buriya ni umukozi w'umuhanga, nubwo ubona ugeragezwa, nubwo utaka, nubwo wumva ko Imana yagutaye, habwa Imana iri kure yawe, iri hafi ya muri icyo kigeragezo urimo, kuko itari hafi muri icyo kigeragezo urimo wagombye kuba wararundutse kera, cyaraguhitanye. Ariko icyo nkundira Imana, hari uko igenda ibigenza, hari uko igenda ibigenza, yabona ugiye kwirunduka ikagira uko ibigenza, kubera yuko mu by'ukuri icyo yavuganye nawe. Haleluya. Data nje kugukomeza,
kikubwira ngo tesha agaciro amajwi wumva mu matwi yawe Satani akongora akubwira ko Imana yakuretse. Tesha agaciro amajwi wumva aturutse ku ruhande akwibutsa yuko Imana yagutereranye, akwibutsa yuko ukiranirwa kurenza abandi. Ntabwo ari cyo ngicyo, ahubwo Imana mu by'ukuri ari icyo ishaka kurema ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza mwene data, Imana ihindure imyumvire muri wowe, Imana ihindure abantu kuri wowe, imvugo bakuvugaga nuko bagufataga, babone yuko mu by'ukuri Imana hari icyo yavuganye nawe. Kandi ndasenga cyane nkusengera nawe usenge wizeye ko Imana yaza ikagukura aho hantu uri. Noneho nawe mu by'ukuri nubwo wageraga ahantu ukabishidikanyagaho, nubwo wageraga ahantu ugatendebuka kubera kutinze mu kigeragezo, kubera ibikuriho, kubera ibiri ku bawe, mu by'ukuri ni ukuri ubone ko Imana igira neza, yakwibutse nk'uko yibutse Ana, nk'uko yibutse abantu benshi tuziranyeho muri Bibiliya, nk'uko yibutse abantu benshi duturanye uzi nanjye nshobora kuba nzi ikabatabara, niko nawe ije kugutabara. Haleluya. Urasabwa kuyubaha, urasabwa kugwiza ijambo ry'Imana muri wowe, ko niwagwiza ijambo ry'Imana muri wowe, amajwi yose uzayatesha agaciro akomotse kuri Satani akwihebesha, uzayatesha agaciro. Kandi numara kuyatesha agaciro uziga gushima, ushime uko ubayeho, ushime ibyo ufite, ushime ibyo Imana yakoze. Imana izahera aho ngaho. Buriya hari ikintu kinini gikomeye abantu batazi, ntabwo bazi agaciro ko gushima. Buriya iyo ukoze isengesho ryo gushima, Satani arababara n'abambari be bagahunga, bakanyororomba, bakabona yuko ibyo bari biteguye kukwereka, kuguteranya n'Imana muri wowe, yuko Imana yakuretse, bakabona yuko uri gutangarira ibyo Imana yagukoreye kandi biba bihari. So kuvuga ko utabibona ntabwo ari ko bidahari, ahubwo mu by'ukuri uko Satani yaje akaguhuma amaso. Iyo ukozwe ku maso rero ukabibona ugashima, no Imana birayinezeza, umunota ku munota kagenda yongeraho. Rero mwene data, Imana ikugirire neza. Reka dusenge Imana kubwira ijambo, kandi mu by'ukuri ujye ugerageza iri jambo bisangize n'abandi, kugira ngo imitima ya benshi iremerewe, imitima ya benshi irushye ibashe kubona ko hari Imana, ibashe kubona yuko mu by'ukuri abo tubona adutesha agaciro umunsi ku munsi, abo bazaba urubanza kuri twebwe. Ahubwo twige kubakunda, twige kubasengera niba tubonye bari mu buzima butari bwiza, twige kubasengera niba tubonye bari mu byaha, kubera yuko Imana nicyo iduhamagariye, nicyo nge nawe turindiye, kugira ngo mu by'ukuri hagire benshi bamenye ijambo ryayo, kubera yuko hari icyo twakoze. Data mwiza, ndagushimye kubw'izina ryawe ryera ryiza, ndagushimye kubw'umugambi wawe mwiza ufite ku buzima bwacu. Uvuganye natwe ijambo rikomeye, aho wigishaga abigishwa bawe ndetse n'abandi bantu bari baje kumva inyigisho zawe, ubereka yuko uyu muntu mu by'ukuri kuba abayeho gutya atari ibyaha yakoze, atari n'ababyeyi be bakoze ibyaha, ahubwo ari ukugira ngo imirimo yawe ibashe kugaragara muri benshi. Uwiteka Nyiringabo, natwe uko turi ahangaha abana bawe, dufite ibigeragezo n'ibibazo bitandukanye, dufite uburwayi, dufite Mwami ni ukuri kuba bamwe Mwami barategereje urubyaro ntibararubona ku gihe, dufite bamwe Mwami bashomereye, dufite bamwe Mwami ni ukuri bafite agahinda gatandukanye, dufite abatawe, dufite Mwami ni ukuri abo Satani yariganyije ibintu byinshi bitandukanye, ibyishimo, amahoro mu mitima. Uwiteka Nyiringabo, dufite intambara zitandukanye, abantu muri iyi minsi bararushye, nyagura kugoma Imana, ibyo wagerageje gukora Mwami ni ukuri biranga, ibihombo byabaye byinshi. Uwiteka turasenze kubw'imbaraga zawe. Reka Mwami ni ukuri amajwi yose yongoreraga abana bawe yazaga akaza amatwi yabo akabereka yuko bacumuye, reka Mwami aceceke ku buzima bwabo, ko dusobanukiwe ko ayo majwi aturuka kuri Satani. Reka aceceke Mwami, ahubwo ubereke yuko witeguye kubatabara, ahubwo ubereke yuko Mwami witeguye Mwami gutuma abantu bahindura amagambo, bagashima imirimo
ibitangaza kuri bo. Uwiteka Nyiringabo, kubw'ikigeragezo buri wese yari arimo uyu munsi, ndasenze mwami kugira ngo gikurweho nawe. Ntabwo nitayeho cyaturutse, ahubwo nitaye ku bubasha bwawe, nitaye ku bushobozi bwawe, nitaye ku mbaraga zawe, nitaye ku ijambo ryawe, nitaye mwami ku cyo waturindiye. Uwiteka Nyiringabo, reka urwanire ubwoko bwawe, rwanirira abana bawe. Nuko umuntu wari ucogoye, cogojwe n'ikibazo, cogojwe mwami n'ukuri n'intambara, cogojwe n'uburwayi, cogojwe no kurwaza, cogojwe mwami no kutagira icyerekezo, cogojwe n'uko mwami guhora yizengurukaho, cogojwe n'uko mwami n'uko abantu bamuvuga, uko abantu bamufata. Uwiteka Nyiringabo, uhindure, bohora abana bawe, tanga amahoro mu mutima, tanga agakiza, tanga ibyishimo, tanga ibyiza, tanga umugisha, tanga icyerekezo. Uwiteka Nyiringabo, urema ibitariho, byari byarapfuye bikanguke mu izina rya Yesu. Wigeze wakora ibintu bikomeye, ugeze kwa Lazaro igihe yaramaze kane mu gituro. Uwiteka waramuhamagaye avayo, abantu bari bafite ubwoba bavuga ngo arananuka, ngo ntibyashoboka, ariko waramuhamagaye mwami, wari warapfuye arazuka. Natwe mwami turasenze kubw'abana bawe, hari byinshi byapfuye, hari byinshi byasinziriye, wabikora ku mwana w'umuntu arumva bikomeye, ku mwana w'umuntu aritegereza igihe gishize kumva ni kirekire ntibyakunda, ariko mwami aya masaha wategeka. Uwiteka Nyiringabo, ingumba zikabona urubyaro mu izina rya Yesu, abarwaye indwara zidakira zigakira mu izina rya Yesu, wavuguruza agahato bakabazimya abadayimoni mu izina rya Yesu, warema amashimwe, waca inzira mu kidaturwa. Uwiteka Nyiringabo, watanga icyerekezo, wowe nyagora ku ngoma Imana, turakwiringiye. Waha ikaze na karibu. Reka mwami ugaragaza imirimo n'ibitangaza byawe, ndagushimye kubikoze. Reka mwami no kuri kubw'uyu murongo abantu benshi babona umugisha. Mwami abarwaye kwa muganga bakire, abarwaye mu ngo bakire, ari mu nzu z'imbohe ukingure mu izina rya Yesu. Gabanya abarimbuka, wiza bakizwa mu izina rya Yesu. Tugarure inshuti z'umumaro zatuvuyeho. Uwiteka Nyiringabo, tuburanire intambara, tuburanire imanza. Uwiteka Nyiringabo, urizemo ibitero bya Satani, kuri akagambane ku bwoko bwose mu izina rya Yesu. Cecekeshe mwami amajwi adakwiye kutuvuga ntakatuvuge, basa adakwiye kutureba ye kongera kutureba ukundi. Zirabadutegeramo mwami, uzitegure, wohereza abamarayika batacumuye bashe kutugota, tubone ineza yawe, turota ibyo mu ijuru mu izina rya Yesu. Reka utubere icyerekezo, reka uhindura amateka, twubakira imiryango. Uwiteka Nyiringabo, ahari hasenyutse wongera usane, rema amahoro mu mitima, reme mwami ibyishimo mu miryango, yaguha ku ngoma Imana. Reka mwami uburinzi bwawe butubeho. Ndagushimye ko ubikoze, ndagushimye ko ari byo uremye, ndagushimye ko ari byo wubatse, ndagushimye ko ari byo uhindurije, ndagushimye mwami, ndagushimye kuri gutambagira, ndagushimye mwami kuri kugendagenda, ndagushimye mwami, ndagushimye neza yawe, ndagushimye mwami ko watugezeho, ndagushimye ko wageze ku bamama, ndagushimye ko wageze mu rubyiruko, ndagushimye ko wageze mu bapapa, ndagushimye ko wageze mu bafite amadeni, ndagushimye ndagushimye mwami ko kugira ngo bagutegereje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagushimye mwami kuri kwirukana ibitero, ndagushimye kuri gukora ku maso ku bantu bawe, ndagushimye kuri kubohora mu izina rya Yesu. Reka mwami ni ukuri umeze guhabwa icyubahiro.